buriya iyo wizera umuntu biba birenze no kumukunda, kuko umuntu wizera ntabwo umushidikanyaho, umuntu wizera ntabwo uhora umucunga, umuntu wizera ntabwo uhora ureba muri telefone yiwe, umuntu wizera ntabwo uhora uneka ngo mbese ari kumwe nande aho ari. Reka nongere ntangire mbasuhuza kandi nshimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri channel ya Despa TV. Rero twagarutse mu kiganiro The Story Time, aho tugenda tukubwira utuntu n'utundi. Nababwira ngo welcome tubane mu kiganiro, gusa nizere ko mwamaze gukora subscribe. Ngewe rero ubagezeho ikiganiro ni Despa cyangwa se Despacito. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku nkuru y'urukundo, urukundo rwari hagati y'umuhungu bita Kevin ndetse n'umukobwa bita Aline. Mbese bari babanye bate, urukundo rwabo rwarangiye gute? Byose muraza kubyumva hano mu kiganiro. Nababwira ngo rero ntimucikwe, ntimuveho, mukore subscribe, stay on touch, tubane. Ubundi muri comment mutubwire ese inkuru yacu iragushimishije, uyumvishe gute? Ubutaha tuzakubwire ku nkuru imeze gute. N'abatindiye rero reka ntangirane n'inkuru yacu y'uyu munsi. Nizere ko mwamaze mwese kuba ready. Hari umuhungu witwaga Kevin yakundaga umukobwa witwa Aline. Bari baramenyanye kera bakiri abana, dore ko batangiye gukundana bafite nk'imyaka 16. Rero Kevin yakunze Aline amubwira yuko gahunda afite ari uko azamugira umugore, nta yindi gahunda amufiteho. Dore ko Kevin yakundaga Aline cyane, ariko nubwo yakundaga Aline hari ikintu kimwe cyamubabazaga, agahora akibazaho akumva kimuteye agahinda. Aline yakundaga kumushidikanyaho cyane, akavuga iyo Kevin yabaga avuganye n'undi mukobwa Aline akabibona, yahitaga atekereza ko hari icyo baba bari gupanga, cyangwa wenda Kevin yaba arimo gutereta uwo mukobwa. Iyo Kevin yatindaga gusubiza message ziwe, Aline yararakaraga cyane pe, akavuga ati uyu muhungu ntago nkunda, bari mu biki, abari kunyinisha nyine. Akarakara cyane hamwe Kevin atashoboraga kubyihanganira, ariko akagerageza agakontorora amarangamutima yiwe, akagerageza guturisha Aline, bakongera bagakomeza. Umunsi umwe Kevin yabonye ibyo bintu bitazakomeza mu rukundo rwabo ngo rurambe, yiyemeza kubwiza Aline ukuri kuko we yiyumvaga. Yaramuhamagaye aramubwira ati Aline, uyu munsi ndashaka yuko tuza guhura kuko hari ikintu nshaka ko tuza kuganiraho. Aline nawe ntabwo yamutengushye cyangwa ngo amusuzugure, yagerageje uko ashoboye kose araza. Kevin yamwicaje ahantu muri jardin, aramubwira ati Aline, ntabwo turi butinde hano kubera ko urabona burije, gusa nguhamagaye kuko hari ikintu nshaka ko tuganiraho tukagifatira umwanzuro. Urukundo rwacu ntirushobora kubaho niba buri munsi tugomba gutongana, tugahora dukekeranya yuko buri wese aca inyuma undi. Ntabwo nshaka umuntu uzankunda kubera ko ntavugana n'abandi, ahubwo nshaka umuntu uzankunda akanyizera, navugana n'abandi akabasha kumva ko hari ibyo bindi mba ndimo, ntabashe kunshinza ko ndimo kumuca inyuma. Ntabwo nshaka umuntu uzankunda akanca ku nshuti zanjye, akanyumvisha ko ngomba kubaho ubuzima njyenyine, oya. Ahubwo nshaka umuntu uzankunda akankundira uwo ndiwe, kandi akubaha n'abo bandi mvugisha, dore ko benshi haba harimo inshuti zanjye. Aline yumvishe ayo magambo Kevin amubwiye, arababara cyane, atekereza ko Kevin ashaka kumusiga. Aramubwira ati none se Kevin, urumva ushaka kugenda ngo dutandukane? Kevin aramubwira ati no, ntago ari cyo naguhamagariye hano. Naguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nkukunda, ko nta wundi muntu mbabangikiranye,
ko nimba hari ubonye ntinze kugusubiza jya umenya neza ko ubwo ntafite akanya ko kugusubiza, umenye ko hari impamvu iri gutuma nagusubiza, ariko ntukamuzeho inkeke ngo nanze kugusubiza ngo ibiki n'ibiki. Nimba wumvishe ndi kuvugira kuri telefone jya umenya ko hari ibindi ndimo, ntukatekereze ngo utangire kunshinza. Ni ukuri ariya magambo mbwira yatarimo icyizere ndayanga. Nimba unkunda basi nyizera. Aline yabitekerejeho cyane, aratekereza atavuga. Kevin nawe amuha akanya ko gutekereza. Aline yaje kumva neza ibyo Kevin ari kumubwira, yaje kumva neza ko Kevin yari akeneye urukundo rurimo icyizere, ko atari akeneye urukundo rurimo amagambo meza. Yaramwegereye amufata akaboko, arangije yubura amaso aramubwira ati Kevin mbabarira, nari naribagiye ko urukundo atari ugufunga umuntu ngo atagira hajya. Urukundo no kwizera no kubwizanya ukuri ikibabaje umutima wawe. Urukundo nyarwo ntabwo rugira inzika, yewe nta nubwo newe ruranababarira. Aline akomeza mu magambo ye agira ati Kevin erega nanjye nubwo nkutonganya ntabwo ari uko nkwanga, ati ndagukunda, ahubwo nibagiwe kukwizera. Sinzi niba nakwizeraga cyane, gusa nahoraga mpangayitse nkushidikanyaho. Ariko nyuma y'aya magambo mbwiye ni ukuri ndagusezeranya ko ngiye kukwizera kure nkizera ibyo uvuga, apana kukwizera iby'umutima wanjye utekereje. Kevin yaramurebye aramusubiza ati Aline nanjye ndagukunda urabizi. Niba hari ikintu kigushimisha cyangwa kikubabaza uzajya ukimbwira. Sinshaka yuko dutura mu rukundo rwuzuye ubwoba, rwuzuye amanyanga, rwuzuye kutizerana, rwuzuye amacenga, mbese rwa rukundo rutuma umuntu umutima uhora umurya. Aline yarabimwemereye, baraganira baraseka ndetse barishima, basezerana yuko bagiye kujya bizerana. Kuva uwo munsi batangiye kubaka umubano wabo bundi bushya, bashyiramo icyizere cyane. Ntibigeze bongera kubaho nk'abantu batagira amakosa, ariko bize kuvugana ku makosa bakoze bakayaganiraho, biga kubabarirana, biga n'ikintu gikomeye cyo kwizerana hagati yabo. Nyuma y'imyaka Aline yaje kuganira n'inshuti ye, ayibwira ku rukundo rwa Kevin ndetse n'ukuntu yaje kumuganiriza akamubwira uko yiyumva. Aramubwira ati inshuti yanjye, uwo munsi Kevin amamagara akambwira ayo magambo, njye natekerezaga ko Kevin agiye kunsiga, ariko niwo munsi wanyigishije buri kimwe. Niwo munsi Kevin yambwiriyeho ko akeneye umuntu umwizera, adakeneye umuntu umukunda ariko atamwizera. Uwo munsi nize ko rimwe na rimwe umuntu ugukunda atakubwira gusa ibyo ashaka kumva, akubwira n'ibyo ukeneye kumva kugira ngo urukundo rwanyu rukomere. Rero reka mbashimire mwese twabanye muri iyi inkuru ya Kevin ndetse na Aline, ariko hano harimo isomo rigira riti urukundo rwa nyarwo ntirushingira gusa ku magambo meza nka ndagukunda, ndagukumbuye, ahubwo rushingira ku kwizerana, kuvugisha ukuri, kubabarirana ndetse no kubahana. Niba ukunda umuntu ntukamufate nk'umuntu ugomba kugenzura buri munota. Niba hari ikikubabaza ganira nawe aho kumushinja amakosa nawe ubwawe udafitiye gihamya. Kandi niba umuntu agukunda koko uzagerageze kumva amarangamutima yawe ndetse naye akubwiza ukuri, kandi yubake nawe, kandi mwubake umubano wanyu mwiza binyuze mu kuganira, kuko urukundo rwiza ntirwubakwa n'abantu batagira amakosa, rwubakwa n'abantu bagira amakosa ariko bakayemera ndetse bakemera no kuyakosora, kandi bagakomeza, kandi bagahitamo gukomeza kubana mu kuri.
So rero nawe witekerezeho urebe umuntu mukundana, ese mubanye mute, ese ayo makosa umushinze ubundi uko kutamwizera ubona bizageza hehe urukundo rwanyu. Ndakubwira ngo nimba ukunda umuntu, nimba umuntu wumva umukunda ukumva ko ejo hazaza mwakomezanya ubuzima, cyangwa se nimba munabana mu nzu nk'umugabo n'umugore mukaba mufite umuryango, buriya ikintu cya mbere ugomba kwiga ni ukwizera umuntu kurenza kumukunda. Buriya iyo wizera umuntu biba birenze no kumukunda, kuko umuntu wizera ntabwo umushidikanyaho, umuntu wizera ntabwo uhora umucunga, umuntu wizera ntabwo uhora ureba muri telefone yiwe, umuntu wizera ntabwo uhora uneka ngo mbese ari kumwe nande aho ari, kuko ibyo bintu byose uhora uneka nibyo bikurura umubano mubi no kuvuga nabi hagati yanyu, kuko hari igihe ubikorerwa ageraho akarambirwa gukorerwa icyo kintu, agatangira kumva akurambiwe, ntagufate nka wa muntu umuruhurira ubwonko, akagufata nka wa muntu umutera stress, agatangira kubaho asa no guhunga, ahubwo ashakisha abandi bantu baganira bakamuha amahoro. Rero twige kwizerana, kubahana, ndetse no kwemera ikosa tugasaba imbabazi igihe twakoze amakosa mu rukundo. So reka mbashimire mwe twabanye mu kiganiro The Story Time kuri channel ya Despa TV. Nkuko bisanzwe reka nsoze nkwibutsa gukora subscribe kuri channel, ugashyiraho like, ndetse ukaduha comment igitekerezo uko ubyumva, mbese wumvishe gute inkuru yacu, twakosora iki, twashyiramo iki, dore ko tubayeho kubera mwebwe, ibyo dukora ni mwebwe tubikorera. Reka rero mbabwire ngo mwari kumwe nanjye Despa cyangwa se Despacito. Ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde, ndabakunda cyane.